inama ishingiye kuri raporo y'inama isuzuma ikanatuma abapasitoro yemeje ko Madamu Ndorongere Gerine, Bwana Gahanuzi Felix na Bwana Ndamyuwera Uziyeri Jean Marie Vianney bashyirwa mu bitegura umurimo w'abapasitoro. Bongera bahaguruke abaje nyuma babone. Banyira amashyi icyo bakomeye muyakomereho, Imana ibahe umugisha. Haguruke tubashimire n'abanye batangiye ahandi nabo bahaguruke. Yemerere rero rwose baririmbye, mwarakoze cyane kumusengera no kumutoza. Ngwino hano imbere, barakoze kumusengera kumutoza, kandi yaraganirijwe ngira ngo inama yaramusengeye. Ubu mu mirimo myinshi mu gutanga igaburo azajya afatanya n'umushumba mwigisha amutoza. Uyu munsi uricaye, ngwino bakorere, ngwino William niwe bazamufasha cyane, sibyo? Niwe bazamufasha nubwo icyo gihe atarahari, bikamuhagarara kongera umuramutse rwose azagufasha. Guhera ubu rero Micheline ntakora n'umurimo wo muri korali, ariko rwose bamushakire umwanya hariya yicaraye mu mwanya ukwiriye. Azajya bari hafi y'umupasitori, azajya bari hafi y'abandi bashumba, kugira ngo bakomeze atozwa iby'umurimo wa gipasitori. Umusengere, umugire ku mavi, mumufashe, mumwiteho, mumusure, kandi uwo murimo azawukore neza. Ngira ngo mwahe Imana amashyi menshi cyane kuko tubatse muri konferensi mu gice cya hano, nibwo turonse umupasitori w'igitsina gore ubafunguye umuryango w'abamama hano muri Abagaciro. Hanyuma rero rwose umuryango mwiza mugende noneho muruhukire hariya, biriya byicaro ntimukabisubireho, ujye muza hano muje gukora imirimo. Oya wijya kure bakuzane, babizane, ngwino babizane ibyo wasize, babizane abadiyakoni bajye kuzana ibintu yasize hariya. Oya musabe Seretanda wa konferansi ya Kirogora aze ahe seritifika paruwasi ya Kibirizi yabaye iya gatatu ku isi. Bagiye basoma umunota mukeya cyane, hakurya zo tugomba kuboneka iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Murakoze cyane. Kugira ngo dusabe nyakubahwa Madamu Bishop aze atangire seritifika y'igihembo kuri paruwasi yabaye iya mbere mu kwesa umuhigo mu gutanga umusanzu wa federali, akaba bagejeje ku ijana. Paruwasi ya Kibirizi. Murakoze cyane. Aya rero niyo ibyo byemezo, niyo matangazo y'ibyemezo by'inama, kandi Imana ibaha umugisha ko mwakoze cyane. Reka
abageze biremera none yampaye umurimo wo kugenda mwamamaza mubwire abatamuzi abazamwizera bazakizwa usibye n'ibyo kandi nawe arabihamya ati yemwe abarushye mwese muzamunsange mwaruhure niyo mpamvu muganereye kandi ukiza amanga abafite ibyanze guhinduka muze mumushime bene Yesu biremera dore no kwizera ndetse no kwiyobora amushime kwibyo bitanze bene Yesu biremera Yesu biremera dore no kwizera ndetse no kwiyobora amushime kwibyo bitanze bene Mazari kugongo yasimutse rwose agira ngo yivuze ibintu bye bigushiraho ariko birananirana maze Yesu arahanyura umugore abyumvise arirukaga cyane atigana mu bantu agera kuri Yesu amukura ku myenda amugana ijambo Yesu asanga abigishwa baba bari bakesheje ariko ntacyo bafashe maze Yesu arategeka ati munabo ushungura bavuga amafi menshi ibonye batanga ari naho umaze igihe uroma ariko kumfate ukakwirwanira komeza wizere Yesu reka kwibaza byinshi kubona byakunaniye umunsi Yesu yageze byari byanze bizemera Yesu biremera Yesu biremera kwizera ndetse no Oh,
Thank you.